Amahoro y'Imana nabane nawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Yesu yatumariye iki? Yesu yatumariye iki? Uyu Yesu turirimba, uyu Yesu bavuga ngo muri we nimwo ubugingo buhishwe, uyu Yesu wavuze ngo ibintu byose uzasaba mu izina rye tuzabihabwa. Mbese uyu Yesu izina rye riraririmbwa mu isi yose, ariko ukwiye kwibaza ngo yatumariye iki? Abategetsi bajya baza ngo bakezeza abantu ibitangaza, ariko bakava hari bo bikungahaje, ntacyo bagejeje ku babatoye. Ariko Yesu waje yatumariye iki? Uyu Yesu twumva tugahora mu nsengero, Yesu twitirirwa, Yesu dusenga amanywa nijoro, ukwiye kwibaza ngo yatumariye iki? Ikintu cya mbere rero Yesu yatumariye, yakoze ikintu bita restoration ku buzima bumwe twari dufite muri Edeni. Mbese Yesu yaje kugarura ibintu mu buryo umuntu yari yarayobye, Yesu yaje gusubiza ibintu mu buryo. Yesu yaje gukora restoration, gusubizaho ibintu umwanzi yari yaratunyaze. Ikintu cya mbere Yesu yakoze, yaduhuje n'Imana. Haleluya! Niba hari ikintu cya mbere umuntu yari yaratakaje, ikintu Satani yari yaratunyaze, ni uko yari yarazanye ubwanzi hagati yacu n'Imana. Kubera ko yari abizi ko Imana itihanganira icyaha, amaze guteza umuntu icyaha, yari atumye uwo muntu Imana imutera umugongo, yari atumye umuntu ahinduka umwanzi w'Imana. Ariko rero ikintu Yesu yaje agakora, aje muri iyi si, kwari ukongera kuduhuza n'Imana. Haleluya! Hano mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto n'igice cya 5:18 haravuze ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimwo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Rero ndagira ngo mbwire ko ikintu cya mbere Yesu yakoze gikomeye amafaranga atakora, ndetse kuko Yesu ataraza amafaranga yari ariho, ibintu byose byariho. Rero ndagira ngo mbwire ko ikintu cya mbere Yesu yakoze gikomeye kwari ukongera kuduhuza n'Imana. Ikindi, Yesu yakuyeho urwandiko rwaturegaga, arubamba ku musaraba. Buriya umuntu amaze gukora icyaha yagize akamero k'icyaha, we ubwe yahindutse icyaha. Kandi hari ijambo rivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko Yesu aje hari urwandiko twari dufite twagendanaga ko twakatiye urwo gupfa. Ariko Mana we, uru rwandiko twararugendanaga, rwari ruteye mu ruhanga rwacu rwerekana ko twakatiwe urwo gupfa, kandi urwo rupfu rwari urw'iteka. Ariko urwo rwandiko ngo Yesu arangije arudukuraho, ngo aragenda arubambarwa ku musaraba, aravuga ngo ntangaje ikindi kiragano gishya kivuga ngo impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Rero hari urwandiko rw'imihango rwaturegaga, kuko twagendanaga icyaha, tugendana urupfu muri twebwe, ariko Yesu aduha urundi rwandiko. Mana we, mu Kristo ngo agere ku musaraba, ngo bamuhaye urwandiko, yahakuye urwandiko rumwemerera kuba umwana w'Imana. Rero Yesu yadukuye mu ntoki urwandiko rw'urupfu, aduha urundi rwandiko rwanditseho ko turi abana b'Imana. Yesu nashimwe. Ikindi, Yesu yishyuye ikiguzi. Hari umuririmbyi wavuze ngo yanyishyuriye ya myenda yose, ngo yambabariye ibyaha. Haleluya! Rero ndagira ngo mubwire ko umuntu amaze gukora icyaha, yari afite, yari kondane,
cyangwa se yari afatiriwe. Urabona ukuntu umuntu bashobora kumugwatira kagira ngo kugira ngo arekurwe ni uko agira ikintu atanga. Umuntu yari yaragwatiriwe n'icyaha agwatirwa n'urupfu ku rwego rw'uko kugira ngo urwo rupfu rumurekure hagombaga kumeneka andi maraso ab'ingurane z'uwo muntu, urupfu rw'iteka rukamukurwaho. Rero Yesu aza yaraje asanga aho twafatiwe bugwate, ahantu Satani yari yatuboheye, aho yiciraga abantu. Yesu arangije yemera kwishyura ikiguzi byasabaga kugira ngo njyewe nawe turekurwe, tube free, tugire ubwigenge, tugire ubwisanzure, tube abana b'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Rero Yesu yishyuye ikiguzi cy'amaraso, kuko ijambo ryaravuze ngo hatariho kumeneka kw'amaraso ntabwo hariho kubabarirwa ibyaha. Ikindi, Yesu yaduhinduye ibyaremwe bishya. Yababwire ko Imana iturema twari turi abantu turi ubugingo buzima, ariko urupfu icyaha kitugezemo, Imana iravuhita ibwira Adamu ngo wowe uri umukungugu, ngo mu mukungugu nimuzasubira. Hayiwe, Imana ishimwe. Ariko Yesu aje, ijambo ryaravuze ngo Mana we, Yesu aje yaduhinduriye identity, yaduhinduriye ibyaremwe bishya. Twavuye mu kuba umukungugu tureka kuba ibyo kurya bya Satani, ahubwo turahinduka tuba abana b'Imana, duhinduka ibyaremwe bishya. Niyo mpamvu hano Pawulo yandikira hano Bakorinto yaravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Vuga ngo umuntu wese, yaba mugufi, yaba muremure, yaba umuzungu, yaba umwirabura, ngiyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Rero Yesu yaraje kugira ngo aduhindure ibyaremwe bishya. Haleluya. Ikindi, Yesu yaratuzuye. Yesu yaratuzuye ma. Yababwire ko icyaha kitugezeho, urupfu rwa mbere rwahise ruza ni urupfu rwo mu buryo bw'umwuka. Ibyo bibaho kuko umubano wacu n'Imana warapfuye. Ubwo natwe rero umuntu wacu w'imbere yari amaze gupfa. Buriya ni nazo ntimba twari dufite, kubera ko umuntu yari yaratandukanye n'iwabo, yari yaratandukanye n'aho yaturutse, yari yaratandukanye kuko Imana yahumekeye umwuka w'ubugingo mu mazuru, umuntu abona ubugingo buzima. Rero umuntu yari yasigaye ari ubugingo bwapfuye, ariko Yesu Kristo yaratuzuye. Impamvu Pawulo yabyandikiye Abefeso arimo abibutsa uburyo Imana yabazuye, arimo ababwira uburyo Imana yabakoreye ibikomeye. Aravuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ngo ari we mwuka ukorera mu batumvira. Ngo natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere n'imitima yacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya. Bavuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima nande na Kristo. Rero Yesu ikindi kintu umumaro yatugiriye, yaduhinduye bazima, yaratuzuye, adukura mu rupfu rw'iteka, aduha ubugingo. Vuga ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije, nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose tugirira neza muri Kristo. Rero ikindi kintu gikomeye, Imana Yesu yaratuzuye. Haleluya. Yesu yaratuzuye, ndetse ngo umuntu umwiringira, buriya ntago ibintu byose byagarutse. Niyo mpamvu ibintu ntuzabitakaze, kuko nibinagaruka hari igihe bitazagarukana umwimerere byagendanye. Yesu hari ibintu yaje aratugarurira, ariko hari n'ibyo tuzagarurirwa tumaze kugera mu ijuru. Haleluya. Ikindi, Yesu yatumaze intimba,
yatumaze imibabaro. Ibi byo tuzabivuga ejo, tuvuga uburyo Yesu yatumaze intimba akatumara n'imibabaro nk'uko muri Bibiliya Yesaya igice cya 53. Rero ndagira ngo nkubwire ko Yesu uyu mumaro ntabwo yawugiriye abantu bamwe, yawugiriye abantu bose. Yesu nta vangura agira, Yesu ntago agira amoko, Yesu ntago avuga ngo nagiriye neza bize. Yesu abantu bose yabagiriye neza, ndetse yabagiriye umumaro. Yesu yaraje atangaza imbabazi, Yesu yaraje atangaza ubwigenge. Icyo usabwa rero ni ukuza nawe ukakira ubwigenge. Ushobora kuba ukiri mu bubata bw'ibyaha, ushobora kuba utaramwakira, ariko uyu munsi nawe mwakire, hanyuma utangire kugendera mu mudendezo. Reka dusenge. Turagushimye Uwiteka ko watwihaye. Yesu turagushimiye ko watwiguranye, turagushimiye ko utatwihakanye, turagushimiye ko watubereye Imana. Mwene data utarakwakira, umuhe imbaraga zikwakira, kandi ukuboko kwawe kwiza kugumane natwe, tujye duhora duha agaciro amaraso wamennye mu izina rya Yesu. Amen.